bamuciye ngo ari kuri inkuru yego kugira ngo yicubukwe arampamagara mu birori biryoheye ijisho cyane mu mujyi wa Kigali ku mugoroba wa tariki 10 z'ukwezi kwa mbere habereye ibirori bidasanzwe byitabiriwe n'ibyamamare mu gukina amafilime ariko abenshi ari b'igitsina gore. Byari ibirori byo gusezera ku bukumi cyangwa se ibyo twita bridal shower by'umukinnyi akaba n'umwe mu ba content creator cyangwa se mu bamamare mu babaye ibyamamare mu myidagaduro nyarwanda witwa Miki. Ubusanzwe yitwa Mukobwa Jana Asifiwe, akaba yitegura kurushinga n'umu boyfriend we ndetse banabana mu nzu witwa Aga Promoter. Muri bino birori abantu benshi bamutunguye ndetse bamwifuriza kugira urugo rwiza, yewe nuko uru rugo rwe rwagezwe imihini n'abantu benshi, cyane cyane ko rubanda hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko urugo rushobora kutazaramba cyane cyangwa se urugo rukaba rutazakomera cyane bakurikije imyitwarire, imigirire, imivugire yewe n'amateka y'uyu mukobwa wamamaye cyane ku mbuga zigiye zitandukanye, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru, uburyo avugamo ibintu, uburyo yumvamo ibintu, yewe n'uburyo yatandukanye n'uwahoze ari umukunzi we n'amagambo yabikurikiye, uburyo yitwara ku rubuga rwa YouTube akunda kugaragaraho cyane, yewe n'izindi mbuga nkoranyambaga akunda gukoresha. Abantu benshi bakamushinja cyangwa se bakakora icyo navuga ngo ni nk'igereranya bavuga ko urugo rwe rushobora kutazatinda. Gusa ku rundi ruhande abitabiriye bino birori bamwifurije kugira urugo rwiza ndetse bamwifuriza kuzabana n'umugabo amahoro. Ariko se we ku ruhande rwe ibye bimeze bite? Cyangwa se uyu mukobwa witwa Asifiwe Mukobwa Jana wamamaye ku izina rya Miki, ese ni muntu ki? Ese urukundo n'umugabo we abantu benshi bakomeje kugenda bagera intorezo cyangwa se abantu benshi bakomeje kugenda batekereza ko rutazaramba, ni muntu ki? Mu gihe we ku ruhande rwe avuga ko nta gishobora kumutandukanya n'umukunzi we dore ko bahuye mu buryo busa nkaho bukomeye. Uyu bahuye gute cyangwa se byagenze gute kugira ngo babane Aga Promoter ndetse n'umukunzi we Miki? Byagenze bite? Reka tubigarukeho gatoya cyane turebe n'ibiri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Ino ni K News, niba wahageze icyo gukorora kizi no gukanda subscribe tukazenguruka ku mbuga nkoranyambaga tureba hirya no hino uko ibintu byifashe. Ubusanzwe inkuru y'urukundo rw'aba bombi iyo umuntu ayikubariye ubugira ngo ni filime yanditswe cyangwa se isa nk'ari filime yakinwe, kubera ko urugendo ku rundi rw'aba bombi bagiye banyuramo rwafashe amezi menshi ndetse rukaba rwarageze ku ntego yarwo nyuma yo kumara amezi 8 amezi 8 bamaze baganira bagendana ndetse banateretana mbere yuko bicamo. Aga Promoter yigeze guhishura ko ajya guhura na Miki bwa mbere byari mu birori by'isabukuru y'amavuko, ati icyo gihe nibwo yanyuzeho ndamukunda cyane ariko yaje gutaha nta kintu mubajije cyangwa se nta kintu tubashije kuvugana. Uyu mugabo yaravuze ati yanciyeho mbona yambaye utuntu tugufiya atari ko ijisho ntago ryatinzeho cyane, ahubwo nahise ndigarura, ahubwo muri ibyo birori byari byabereye iwanjye iryo joro uko byari byagenze ndaza kuba mbibabwiraho neza. Ayo ni amagambo y'uwitwa Aga Promoter. Mu gihe Miki yari yajyanye n'uwitwa Kapiteni Regis, n'uyu yahoze ari umukunzi we mu minsi yashize, nubwo rimwe na rimwe agenda bihakana akavuga ko batigeze bakundana ahubwo ari uko bafatanyaga mu gukora content. Mbere yo kurenga hano Aga ajya gukundana na Miki yari yatandukanye na Kapiteni Regis. Byose byatewe n'iki? Miki reka dusobanurire. Intandaro ni Aga. Murapfa umugabo rero. Oya, intandaro ni Aga ndaye gusobanurira. Yego. Regis ngiye twakoranaga content. Sinjya mbihakana pe. Twarazikoranye tuvuga ko nyine tubwira abantu ko dukundana ariko mu buzima busanzwe atari ko biri. Uri kubyumva? Tugera imikoranire nyine yacu kagizamo ikibazo kiramani rimwe na rimwe akicara akatwunga. Yego. Urakira nyine niwe muntu abantu bazi ko numva. Ubwo Regis yabaga yavuze bimeze gutya na gutya uko ngiye namuhaga video 30 mu kwezi z'umunsi ku munsi njya kama video 8. Uri kubyumva? Kuri channel umwe kuri channel yenu ndi kuri channel. Ngiye kuri channel yanjye yamaga video 8, ngiye kuri channel nkamuha video 30 mu kwezi.
ubusanzwe mukobwa Jana asifiwe iyo muri kuganira cyangwa se yari kuganira ari kumwe n'ugiye kumubera umugabo witwa Aga Promota, iyo bibukiranya ibihe banyuzemo bahuriza ku kuba uyu musore yajyaga asohokera ahantu hose Migi yabaga yakoreye cyangwa se yabaga yahostinze mu mvugo y'ubu, haba mu tubari ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye yagendaga ahostinga. Uyu musore Aga Promota yarahasohokeraga cyane kugira ngo agenda amureba. Ati icyo gihe Aga wari waramaze gufatwa ku mutima, yananiwe kuvuga ikimurimo, icyakora aca ku mukobwa cyangwa se aca uyu mukobwa amafaranga 500 kugira ngo amwamamarize, undi nawe amwizeza kubikuza kubitekerezaho. Nyuma y'iminsi mike aba baje kongera guhurira mu birori by'isabukuru inshuti yabo yari isanzwe ikunda Miki. Hanyuma uyu Aga baza kuba bahuramo. Aga iyo ari kuba ari no nkuru ibyabereye muri ibyo birori icyo gihe arakubwira ati nagiye ahantu mu birori by'isabukuru nta nubwo nari nzi ko turaza kuhahurira, atari ko nicaranye n'uwo muhungu wari wagize isabukuru wari wamutumuye, aramutwereka atubwira ko nahagera atamucika atamunyeretse. Ibyo nibyo Aga Promota agenda avuga. Ati nyuma yo gukora ibyo byose twaje gutoroka ibyo birori twembi, hanyuma Aga aza kujyana Miki mu rugo, yiha umukoro wo kuhava amubwiye ko amukunda. Ati cyakora umukobwa abanza kugorwa no kumwemera bitewe n'uburyo Aga Promota yakomeje gutereta. Nyuma yaho, nyuma y'uko uyu mukobwa aza gutandukana na Kapiteni Regis, baje kugera aho bemerana kubana ndetse baza no kuba babana. Akenshi na kenshi rero uyu mukobwa yaganira inkuru y'urukundo rwe n'uyu musore ugiye kumubera umugabo, ndetse baherutse gukora umurenge, ndetse uyu munsi bakaba bakoze ibirori byo gusezera ku bukumi. Uyu mukobwa akubwira ko Aga Promota yamukunze, amukunda afite ibyo afite byose, dore ko uyu mukobwa afite umwana wundi ku ruhande. Ese ntago bizamusenyera urugo cyangwa se ntago bizatuma urugo rwe ruzamo ibibazo? Miki agira ibyo agenda asobanura ku ruhande. Amufasha ibintu byose, si papa we yamenye mfite umwana, uri kubyumva? Kandi ikindi ntago naba nkeneye kujyana umwana kureba papa we ngambuze, namujyana. Uburyo nge yambaniye asanze mfite umwana, ntanyangisha uwo twabyaranye, ntambwire ngo nukwiye kujyana umwana ngamurebe. Nyuma y'ibyo ngibyo akanakora inshingano zo kwita kuramura, akamwishyura ishuri, akagira uti nkubwije ukuri aka kanya agabyaye ntago byadutandukanye. Nyamara ibi byose nubwo bigenda bivugwa, nanone abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagenda bamuciraho umukingo cyangwa se bagenda bamutega iminsi, bagenda bavuga ko runo rugo rutazakomera cyane cyangwa se rutazamara imyaka myinshi, gusa Imana niyo yubaka. Ariko nanone bino ababivuga bari cyo bashingiraho. Bamwe bati uyu mukobwa ashobora kuba yibagirwa vuba, cyane cyane ko ari umukobwa wo ku mbuga nkoranyambaga, hari ibyo aba yavuze hanyuma yagera akabyibagirwa, cyangwa se nyuma yageraho akabitaruka akibagirwa ko yabivuze, nyamara internet irabika ntijya yibagirwa. Hari hamwe yagiye agaragaza ko uwitwa Kapiteni Regis ntacyo yamufashije, ndetse yashatse no kumwungukamo, ndetse ko atigeze anamukunda cyangwa se batigeze bakundana. Yewe hari naho acikwa akavuga ngo hari udusore tw'utugirigiri, ndetse bakajya banabipfa rimwe na rimwe. Gusa mbere yaho akizamuka muri muno mwuga wo kuba yagaragara cyangwa se yabicyamamare ku mbuga nkoranyambaga, hari aho yigeze kugaragara nanone avuga ko Regis yamufashije mu buryo bukomeye cyane, akaba ari nawe wamuzamuye, cyane cyane ko abakurikirana imbuga nkoranyambaga bose bagenda babyemeza. Niwe muntu mu buzima bwanjye bwose, ubundi kuva nahura nawe nibwo ubuzima bwanjye bwahindutse. Aradufasha, abagarutse Covid akajya atwereza amafaranga, hashize igihe yanshingira ibyo gukora biza kwanga birahomba, ariko akomeza tuba hafi akajya dufasha. Ari umuntu umfasha, ntago ari babagabo mani baba bakeneye aho gufasha, ari ikindi ashaka we kwari ukumfasha nyine abona ibibazo byaratwije. Hanyuma abashingira kuri aya magambo agiye atandukanye bemeza ko uyu mukobwa ashobora kuba yibagirwa vuba cyangwa se akabahindura ibitekerezo vuba. Gusa abashinja ko cyangwa se abavuga ko urugo rwe rutazaramba, ntekereza ko baba bari kureba hafi cyangwa se baba bari kwihutisha ibintu. Uyu mukobwa ndetse n'umugabo we bagiye kubana, reka tubifurize kuzagira urugo rwiza, tubifurize kuzakomeza kunogerwa n'imibanire yabo, kandi Imana izagende ibubakira. Ino ni Ken News, kora subscribe dukomeze tuzenguruke ku mbuga nkoranyambaga tureba hirya no hino uko byifashe nuko bigiye bihagaze.